Njye wumva nitwa Yambi Fabrice mu kiganiro Isheja na Yambi podcast. Sindi njyenyine, ndi kumwe na Miss Isheja. Yes, ndi kumwe na Miss Isheja mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane dukwiye kwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, icyaba icyo ari cyo cyose. Icyo kintu tukakizirikana, tukacyubaha, tukacyitaho, tukagiha agaciro, kuko ari ikintu gikomeye cyane. Iki kiganiro tugiye kuganira ni ikiganiro tugeneye wa muntu watakaje icyizere, akumva ko ibintu byose byarangiye, akumva yuko niba icyo yashakaga atarakibonye ubuzima bwamurangiriyeho, akumva ko niba hari ikintu yahakaniwe kutagikora cyangwa kutagihabwa, akumva ko ibintu bye byose birangiye. Iki kiganiro tukigeneye uwo muntu watakaje ibyiringiro, watakaje icyizere, yumva ko ubuzima bwe ibintu byarangiye. Niba ari ugukena akumva ko neza nyine ari ryo geno rye, akumva ko akwiye gukena koko. Ntago bikwiye. Igishoro cya mbere na mbere muri ubu buzima ni ubuzima.